ikiri kuba kushagira kabiri bivuga yuko rero usibye kuba abahanzi bamwe bataramenyekana ariko hari urutonde rwamaze kumenyekana akaba rero ari abahanzi bakurikira harimo witwa Luga wo muri Nigeria, harimo witwa Zaino wo muri Liberia, Inosbi wo muri Congo, hakaba ari kuno rutonde hariho Bruce Melody wo mu Rwanda, ndetse akaba ari n'umwe bahanzi bakomeye cyane muri Afrika witwa Skies n'umunyanijana uri muri bana bahanzi, ndetse banavuze yuko hari aba DJs cyangwa se abavanga imiziki n'abazongerwa kuno rutonde mu minsi iri imbere. Akaba rero biteganyijwe ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 7 ndetse no ku itariki ya 6 ni minsi ibiri haza ari kwa 5 ndetse no kwa 6 hakaba hari hitwa Loda Stern hitwa Code Bog ari ibikorwa bizabera iyi festival izabera. Ubu deje n'amatike yamaze kujya hanze kuko hari amatike y'ibihumbi 650 ariko ni mafaranga akoreshwa hariya. Akaba rero ino festival avuga yuko usibye kuba ari abahanzi muri Afrika bazagaragaza impano zabo ariko bizasa nko gufungura n'amarembo n'abandi bahanzi mpuzamahanga kuba baza muri Afrika bakabona bagahura n'abafana bo muri Afrika. Bivuga yuko hashaka kuza abahanzi bazatumirwa baba bita guest artist bavuye hanze y'umugabane wa Afrika nabo kugira ngo baze bigaragaze. Akaba ko gahunda imeze rero. Hanyuma ariko nkira aho ngaho mu Rwanda tuvuga imyidagaduro benshi twumva cyane cyane umuziki ko ari navuga ngo ukundwa n'abantu benshi, ariko hari na fashion maze gufata intera mu by'ukuri. Tukaba dufite abakobwa abanyarwandakazi bazwi mu kumurika imideli ndetse imyambaro itandukanye bari muri Paris Fashion Week. Dufitemo abakobwa bamaze kumenyekana cyane ku ruhando mpuzamahanga nk'uwitwa Umutoni Onera wamaze no kubaka izina cyane mu ruhando mpuzamahanga rw'imideli, akorana n'iyitwa Prada, haritwa Erisab Elden, aya ngaya ni amakompanyi akomeye cyane n'imideli. Haritwa Christine Munezero akaba rero nawe ari umukobwa bazwi cyane, hari uwitwa Anifa Umufite ndetse na mushiki wabo Denise bari mu bitabiriye New York Fashion Week yatangiye ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 2 ikanjya ku 10 Nyakanga 2024. Rero sinibyo gusa ko abakobwa baritabiriye barimo n'abakorana n'izindi zikomeye cyane mu Bwongereza cyane ndetse no mu Faransa, nibo bakaba barimo kuba bamaze guhagarara neza Rwanda mu by'ukuri. Yitwa Milano Fashion Week ibera mu Butaliyani, ntibica babazenguruka ahantu hose. Rero fashion imaze gufata mu by'ukuri intera igaragara ku cyane ku banyarwandakazi bayitabira. Na hano mu Rwanda twavuga nk'abagabo bazwi nk'uwitwa Kabano arazwi cyane n'umuntu ari nko mu bantu bakorana kompanyi yitwa We The Best Fashion nayo ikorana n'abagabo cyane mu bijyanye n'imideli ku isi, zirazwi cyane ku isi ku ruhando mpuzamahanga. Reka namwe kambwire ko muri Uganda ibintu byacitse kuko witwa Shakiba muri Uganda. Uyu nguyu ni umugabo wazaribye n'amategeko cyane y'idini kuko nibo basezeraniye. Rero nyuma y'uko zaratandukanye Diamond bakundanye bakabyana n'abana babiri, yasezeranye byemewe n'idini na Shakiba. Uyu Shakiba Rutaya akaba usanzwe nta bintu bizwi akoze kuba akina imikino y'iteramakofe, afite n'ibituza rwose yawe n'abasanga muri gym cyane bita 6 packs. Umusore ubona ko muri ko afite imbaraga nyinshi z'umubiri. Rero zarakavuga ko ngo afite imbaraga z'umubiri ariko izo mu bitekerezo zitari nyinshi n'izo mu mubiri, kubera yuko ngo urebye ukuntu yatanze amakuru y'imbere mu rugo ku mafaranga ubwo ni nkamye y'amafaranga y'u Rwanda kuko ni $1,000 yagihawe nandi rero mu gutoza kwa Zari yagihawe n'umugabo mu blogger witwa Mangi Kimambi, ni umugabo muri Tanzania mu blogger cyane gitangaza amakuru breaking amakuru kuri social media mu gihugu cya Tanzania. Ahereza Shakib $1,000 kugira ngo amubwire uko babanye ku bintu byose byagenze. Shakib uri kwivira yavuga ati buriya Zari ngo mubona ngewe tubana tukumvikanye yuko co-parenting cyangwa gufatanya kuyera abana na Diamond bajya babikora Diamond gusura abana mu rugo, ariko Zari nagomba kujya gusura Diamond. Yabivuze mu majwi n'amashusho cyangwa yamuhaye amakuru arabyitangariza. Ubwo yarabyanditse ariko yari yamukotinga nawe abyemera. Ubwo rero avuga ko ngo Zari yabirenzeho kugira ku rwe kandi byatangiye mbere kuko Diamond ajya bakanifutsanya bari kumwe bati biga abantu babanye neza. Ex wa Zari n'umugabo we nawe bari kumwe bameze neza kandi ibintu byiza pe. Rero avuga yuko ngo byageze Zari wakarengera agatangira kujya ajya no gusura Diamond. Avuga ati mu by'ukuri numva ko byatangiye kuntera ikibazo kugeza umunsi w'abana bose nkuko Zari yabyivugiye ngo bahanye igihe cyo kwitekerezaho. Ariko rero Zari avuga yuko byatangiye mu mwaka ushize 2023 ubwo uyu musore ngo nawe afite undi mudamu babyaranye. Rero ngo Zari akajya amuha amafaranga ajya gufasha umwana abyanye n'uyu mudamu we, rero ngo akayirira ntafashe mwavuga ko kuko yanavuzemo amagambo akomeye cyane no kuba yarahaye umugabo amafaranga yo kujya gushyira umugore we n'ubwo yamubeshye we nako n'uwo mugore yaranditse avuga yuko ngo Shakib nta mugabo murimo kuko ngo yari amafaranga uwo mugore ngo gutwara umwana gufata service yo gukebwa. Yego
umugabo ntiyabikoresha. Umugabo rero ngo arebye nyine serivisi igiye guhabwa umwana kwa muganga n'inyota afite asanga inyota iri hejuru cyane atari na ngombwa cyane. aravuga ati reka nyikenuze. Ibyo byose birimo kuvugwa. Yitwa Apas, umwe mu bahanzi bakomeye muri Uganda, unafatwa mu by'ukuri nk'abagabo nk'umuhanzi w'icyitegererezo ndetse w'umurijini cyangwa w'umunyabigwi. ariko ku munsi arimo kuganira n'imwe muri radiyo zo mu gihugu cya Uganda, aravuga ngo nubwo bose bushyira hanze album yitwa Bagonza ndetse benshi banyita umurijini, njye siko nibona kuko uriya numana muri Grammy umwambere muri International Award. Ati rero njye ndacyari umuhanzi ukirwana ahubwo n'ubuzima njya ngaragaza impano yanjye ku ruhando mpuzamahanga, naho ubundi ibyo kumva yuko nkomeye byo ntabwo nshaka kubyumva na gato. Yitwa Timi Dakolo, ni umugabo ukomeye cyane umuziki wa gospel mu gihugu cya Nigeria. Yavuze yuko we imiziki akora yo kuramya no guhimbaza Imana ayikura mu gahinda yanyujijwemo n'Imana kugira ngo imutoze kwihangana kuri ino si. Avuga yuko mu kwizera kwe ngo umuntu wese ku isi akwiriye guca mu kababaro kugira ngo ase nk'uwiga neza ahantu arahariwe. Ibyo ko ari turi ku isi nyumva ngo uko umuntu abayeho yishimye atabaho neza ku isi. Iyo unyuze mu kababaro kagutoza kumenyera neza ko nyine ahangaha turi ku isi. Hanyuma Burna Boy nyuma yuko ashoye eshanu zose mu gihugu cya Canada byamaze kumenya umuhanzi wa Afurika wa mbere umaze gucuruza ibitaramo byinshi mu gihugu cya Canada kandi bikagenda neza, bikamwongera rero kuba afite n'izina y'isonga African Giant. Ibi byose bibaho aravuga ati narababwira ariko ni African Giant afite na album yitwa gutya hari yise Giant of Africa. yanatwaye Grammy ya album. Yego rero yakwikiye nitwa Love Damini nayo yagenze neza. Aburi hagizwe twazitwaye yatwaye Grammy Award. Haza Love Damini yaje nyuma gato cyane. Hanyuma rero areka mabwire ko ubu tuvugana hano yaba ari mu Rwanda yaba ari ku isi yose uwitwa Kanye West yamaze kwigarira imitima y'abantu cyane cyane mu nkoranyambaga. Rero bavuga yuko ngo uko byagenda kose n'isomo yavuze ko abahanzi bose bakwiye kwiga yo kuba n'ibintu byagenda nabi ku ruhande rwawe kuko bamushinja ko ngo mu mutwe ngo atameze neza kuva yatangira kujya mu byo kubwiriza akajya kwiyamamaza ngo agiye kuba perezida wa Amerika, byose biramujagaraza cyane. ariko avuga ko uko byagenda kose ati yawe nk'umuntu w'umuhanzi ugomba kuyiguma ikaba ari pure, ikaba ari umwimerere. Ibyo wajyamo byose abantu bakuvuga iyo ukoze igihangano cyiza nk'ibyo waramenyereje abantu nta mpamvu rero ushaka gutuma abantu bakuvaho. Rero bimenyereza mu yitwa Voltaire muri Vultures volume ya mbere barimo gukora mu by'ukuri mu gukora ibintu by'ibitangaza. ari no muri tone yayo muri tune yayo akaba ari navugiye yuko bitewe n'uko haza abantu benshi abantu bakibaza abantu bakimugenda ari benshi yagiye mu Bufaransa ku cyumweru. Yego avuga ko bitewe n'uko abantu baza ari benshi abantu bakibaza ati twatuze ko abantu babucitseho. Avuga ati ibyo nagiyemo byose mushaka kunduta ariko ikitwa ati hip hop yagiye cyari yindi ya kera. Hanyuma mu gihe kiranga ariko uwitwa Taylor Swift afite umugabo ukina football y'Abanyamerika umusoje yakiriye abakinnyi bakina n'umugabo bagakira mu rugo baraganira avuga ati ntukajye mumuvuna baseka akabido rwose baseka basa neza. Nyuma yuko yanagiye kumushyikira muri Super Bowl yari ari yishimye cyane. Reka nsoze kuri Ariana Grande ni umuhanzi kazo ukomeye cyane mu by'ukuri ku isi. Avuga yuko ariko kuko n'imyaka itatu ishize ntagaragara cyane ari muri za Grammy Awards ari mu bindi bihembo abari cyane no mu ruhame ku red carpet yarahabuze kwa kuvuga bati kutari ku mihanda musirikana bagiye. Rero nawe avuga yuko ngo hari igitangazamakuru byandika ngo byabaye nk'umugira ishyamba ku rwego ntawandika ibintu byiza kuri we. Ati mbona naragiye yagiye off the site ntabwo ngo bakimuhanze amaso mu by'ukuri. Rero bigatuma agomba kwicara akandika ibintu byinshi agakora imiziki myinshi kugira ngo nawe namara kwitereka hanze bazamugaho cyari benshi. Yizera ko yakoze ibintu byiza nta mpamvu abantu batakugarukira nk'uko nawe yabyivugiye. Rero akaba avugamo cyane avuga ko ibitangazamakuru bito byandika ari byinshi byandika buri munsi ngo byamukuye amaboko mu by'ukuri bimuca intege ariko mwongera intege z'umutima zo kwandika ibintu byinshi nabyo ahugiyemo. Ujya mu ntukoze se burya urakoze.